mwabagore mureke kuza ku mbuga nkoranyambaga mushaka gusenya ingo z'abandi kuko hari umugabo uzababona mwerekana ubwo bubuno bwanyu ayo ubwo busa bwanyu mu bukaraga ku mbuga nkoranyambaga ahita avuga ati mada nta kibuno ufite. Yes, kandi urabona ibiro ni byinshi inda ntayiriho inda ntayo barabireba cyane rwose. Yes, avuye mu ngo nk'eshanu kandi ubona akajwi ke kameze neza kandi abagabo bamaze kumunanira abagabo bamaze kubana nabo ni 5. none se mana abantu ntibakaze kubiyoberekanyaho ku mbuga nkoranyambaga babiyoberekanyaho babereka kutujwi twiza baba baraciye ibintu. ariko reka nkubwire ngewe nambe nanjye ndaza nkakubita ibyanjye nkabivuga sibyo ndaza nkakubita ibyanjye nkabivuga hano sibyo icyo ntagiye kukubeshya ariko ubona niyoberekanya kwa kundi usanga aha hari ibinyama oya ntabyo ugasanga umuntu ikibuno kiraha hano hari n'ikindi kuki Sandrine avuga abana ba Jackie bakundanye ubundi bose ko nzi ko bakora akazi kamwe ariko se bakora akahe kazi ko nzi ko bose bakora umwuga umwe ubundi kuki batumvikana niyo mpamvu rero mvuze ngo aba bagore bari kuri izi mbuga nkoranyambaga ngiye bamaze kungeraho barabifite bose ni indangamirwa rwose zisobanutse berekanye ikintu cyitwa oya reka nkubwire Sandrine ariko ntujye mubona se oya Sandrine nsanzwe mubona sibyo aragifite ariko aragifite pe simbihakanye urumva uriya ni indangamirwa ubwo batangiye kuza berekana amabuno kuri channel zabo ngo dora ngo amabuno ngo ngewe ngo ndanyara ngo bikine ko bariya ndabarenze kuri sibyo bariya ndabarenze biriya byose berekana ngo ibiki ngo amazi ngo ayo mazi ngo ibiki urabarenze nge nagarayo nshakisha mu bitoki ntago ngewe ngombera guteka igitoki ubu ni gute abana babo bazajya bareba biriya biganiro bakoze byo kwambara ubusa reka abandi baraza ku mihanda bakatwereka ibibuno bakereka abana babo ibibuno nk'abo batakoze ese babuze content ako man menye content zarabuze reka nkwereke iki kintu ibiganiro byarabuze pe ku buryo umuntu w'umubyeyi yaza gushyira amabuno ye hanze kwambara ubumini bugera hangaha. Nowenda TV Diane uraho neza uraho wicaye kuri kamera za Nowenda TV ariko mbere yuko dutangira kuganira nyemerera mbanze ngira amajwi nshyiramo hano gatoya ayo majwi nimara kuyashyiramo hanyuma tuyaganireho gatoya ugire icyo uyavugaho. ariko ntabwo nshaka agiye guhaguruka ngo nikaraga ahangaha oya niyo wazengurukaho gatoya tukareba hari icyo bitwaye se sinibaza ntabwo abantu bose ariko bangana nkanjye ariko niba ushaka kugira ibiro nk'ibi byanjye ushobora kurya igitoki yego ushobora kunywa amazi sibyo yes kandi urabona ibiro ni byinshi inda ntayiriho inda ntayo barabireba cyane rwose. Yes ndumva turabigisha bihagije turabisabira n'ikimwe nukumvira inama oya nge nababwiye ndabaha umuti ukuraho mu nda kwa kundi usanga aha hari ibinyama oya ntabyo ugasanga umuntu ikibuno kiraha hano hari n'ikindi oya nashakaga kugarukira kuri kano kantu gatoya hano hari umugore witwa Sandrine uyu mugenzi we ntabwo ndumva neza ndaza gukurikirana menye izina yaje kuvuga aba bantu n'abantu b'ababyeyi uko bigaragara Sandrine we ndamuzi bose n'abamama ariko nta bagabo bagira bene iyi myifatire ishobora gutuma umugore yubaka rero reka mvuge kuri uwo Sandrine yego uwo Sandrine rero nge namubonye ari umuhanuzi ahanurira abantu avuga ko ari umuhanuzi sibyo nge ntago yampanuriye kuko ntiyananza n'imbere yego aza kumpanurira ariko se ubu aba bakozi b'Imana ndi kubona aha hanze
batuma nakira n'agakiza aho umuntu ajyaho kwigisha ngo igitoki ngo gituma ngo umuntu ngo agira ate umuntu w'umukozi w'Imana gituma nyine umuntu se bakweruye bakavuga ko ari indaya bakareka gusebya abakozi b'Imana. Oya urumva bo ikibazo bafite bakeneye abagabo kandi bakeneye abagabo se ariko reka nkubwire tuganire umugabo wamukenera wajya kuri social media ukajya kuzunguza ikibuno nese kuri social media niho bazabona abagabo. Uyu mugenzi waravuga ati hari igihe usanga umuntu afite ibibuno bibiri hari umuntu wari bwabona afite ibibuno uriya we bari nturebe barabombi bari kumwe bariya bombi imyitwarire yabo ntabwo ari seriye. Mu yandi magambo ishobora kubagaragaza nubwo iriya myitwarire yabo nabo umuntu yavuga ko ari indangamirwa. Ni indangamirwa. Reba umuntu w'umubyeyi nka Sandrine sibyo ufite abana barenze bangahe 3 ngira ngo barenze 3 akajya akambara ubusa ariko yari yambaye ntago yari yambaye. Izo foto uze kuzishyira ku kiganiro abantu barebe neza nk'umuntu w'umukozi w'Imana gufata ibintu nk'imyenda nkingana kuriya akayambara yarangiza akaza kuri social media akerekana amabuno akerekana amabuno kandi ari umuntu ujyaho akabeshya abo diaspora ngo ndabasengenge Imana ikuyeho ibi ngo Imana ikuyeho ibi. Abantu babeshya cyane abantu babeshya ngo abantu ngo Sandrine ngo umuhanuzi abeshya aba diaspora. No kuvuga wowe urabona ko ushingiye ku myitwarire ye nk'umuhanuzi. Imyitwarire si mubona nk'umuhanuzi ndamubona nk'indangamirwa. Ariko burya ngo agakiza nkatwe twese nkatwe twese ariko burya ngo agakiza kaba mu mutima. Agakiza kaba mu mutima hanyuma se babajya kubeshya abantu ngo barabasengera. Njye ariko nigeze kumwumva kuri telefone ari gusengera umuntu wo hanze hako umuntu simuzi nyine ari kumubwira ngo Imana ngigukuyeho ntureba ko bafunze nibishaka yego kubera kubeshya ngo rahanurira abantu. Haraje hagezweho na Sandrine ariko ntuze Diane hari ibintu nabonye aba bantu bita aba diaspora uri kuvuga bakunda ibibuno ariko aba diaspora impamvu babikunda rero ntabwo muri biriya bihugu babamo habayo indangamirwa sibyo baba bashaka kwishimisha nabo niyo mpamvu usanga bari abagore bose bari kuri izi mbuga nkoranyambaga abagore benshi hafi ya bose simvuze ko ari bose ariko hafi ya bose batunzwe n'abagabo b'aba diaspora kuko bajyaho bakifata za sirifi z'ibibuno byabo z'ibipipi byabo bakabyifata bakohereza aba diaspora bagahita bakanda akanyenyeri. Wivuze ibipipi ni ibipipi byabo barabifotora bakabishyira ku mbuga nkoranya bakabishyira kuri neza bivuge mu mazina bafotora ibitsina byabo bafotora ibitsina mbyisi ibipipi kuko tumaze kuko iki kiganiro bino biganiro dukora hari igihe abana banabireba hari igihe umuntu ashobora kukireba yicaranye n'umwana we muri saro ugasanga abonyemo twavuzemo ibintu bibi. Niyo mpamvu rero mvuze ngo aba bagore bari kuri izi mbuga nkoranyambaga ngiye bamaze kungeraho nukuri ugasanga umugore yasize umugabo mu rugo sibyo araje ngo nta mugabo ngira ngo umugabo yarantaye kugira ngo abone iki kandi yamusize mu rugo kugira ngo abone iki mu diaspora. None ibyo bintu ko numva byaba ari uburaya busanzwe too much cyane ureba nka Sandrine ibintu ari gukora biteye iseseme ariko yerekanye ikibuno gusa haragikaraga si n'ikibuno gusa hari abantu benshi bafite amavideo ye nuko atarasohoka haraje hajyaho amavideo ye hanze ayambaye ubusa. Wabonye mu gihe gishize sinzi niba warigeze ubona ikiganiro cya Madamu Asiya urabona ko niba hari abantu bacicikanye kuri izi mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize Madamu Asiya arimo kandi iyo ugiye kureba ubona iriya video yarafashwe n'uriya muntu bari kumwe uriya ngo ni pasiteri nimba ari pasiteri bwoko ki niba ngari Steven iyo urebye ubona iriya video ari we wayifashe
ariko ayifata none sira video si wowe wayifashe nyine ariko ayifata Asiya we azi yuko ari kwenjoyinga n'umuntu azi ko yari ari kumuha ubufasha yego yari ari kumuha ubufasha uriya aramufotora naho kumbe ntabwo azi uko umuntu arimo arakina nka gutya nk'uri muri game arimo na undi yari afashe telefone ari kumufotora arimo aramukamera biriya bintu cyokora uriya mugabo nawe ni imbwa oya biteye uriya mugabo nawe ni imbwa umva ariko uzi kuba ari kuganira n'umuntu yarangiza agafata telefone wenda muri mu kubaka urugo agafata telefone akagufotora cyokora ngiye mubonye amfotora namumena muri kubaka urugo namukubita none se muri kubaka urugo aba ari umugabo wawe uwaye we wese kuko ntago ndorwa n'umugabo wanjye gusa sibyo tuvuga ibintu ariko hari abantu Diane tutaza kubeshya abantu kubaka urugo kuba hagati y'abashakanye bonyine se yego ibindi bintu buriya ikintu cyitwa ngo akabariro kaba hagati y'umugabo n'umugore bashakanye yego gusa ibindi bintu ubuse njye nashatse umugabo ibindi wowe ntabwo wubaka urugo nta nubwo none genda rwubaka buretse nkubaza urugo ni iki urugo n'umugabo n'umugore yego umuryango ariko niyo naba ntarashatse umugabo nanjye mba ndi kubaka urugo ntabwo bibaho wowe ikintu ukora wowe uri murashimisha umubiri icyo bita guhuza imibiri ubundi hari ibintu hari amabwiriza ya YouTube hari n'ibyo leta idashaka mu bigendanye n'imyigishirize cyangwa se no gukomeza gutakaza umuco harimo kuvuga amagambo arengereye ariko hari n'amagambo mu by'ukuri akoreshwa mu buryo bwuzuye tutaza kubeshya abantu ejo umugore yazahubuka mu rugo rwe akagenda akajya ku mugabo w'abandi ngo arimo arubaka urugo icyo gihe ahubwo ugiye kugira gute kurusenya tujya tuvugisha ukuri niba uri umugore udafite umugabo ntabwo wubaka urugo kuko nta ruhari ahubwo urimo uragira gute urimo urirwanaho none se mu mvugo yacu y'abagore tubyita gusambana ibyo byingo tubivemo kuko sinubatse urugo disiribateri sibyo ariko se ngiye kukubaza ngewe tugaruke kuri Sandrine yego nawe urabizi se ko Sandrine ari umukozi w'Imana Sandrine Jesse ndamubona nawe mufata nk'umukozi w'Imana Sandrine asi nka kira cya Noheli jewe sindamubona hanura ariko nanone ni umugore ukeneye iki umugabo hanyuma se umugabo baza kumushaka ku mbuga nkoranyambaga ese baba bazi ko ziracano zabo zirebwa n'abana b'imyaka mike bajyaho bakareba ariko iyo tugiye kwa prodinga tugira ahantu twa prodinga uhitamo niba ibintu ugiye gukora byemerewe kurebwa n'abana cyangwa se niba birebwa n'abantu bakuru reka nkubwire rero noneho nabonye uwitwa Jackie yamusubije ariko Jackie we ngo arimo aramwiyama kumuvugira ku bana n'urugo ese yavuze abana atabana banjye ati naguhitana ati kuvuga ku bana banjye nakumiza ubutaka ariko se bose ko bakora umwuga umwe bahuje Jackie yamwita oya nyine kuki Sandrine avuga abana ba Jackie bakundanye ubundi bose ko nzi ko bakora akazi kamwe ariko se bakora akahe kazi ko nzi ko bose bakora umwuga umwe ubundi kuki batumvikana none se ubwo kuki abantu bapfa ubusa burase Sandrine agiye kwinjira mu rugo rwa Jackie guti ngo barasenganye aravuga ko ngo basenganye ariko akavuga ati bose se basengana ibiki bose ni abakirisitu akavuga ati ayo mashitani barasengana ariko se hari ibintu ntajya nanumva bazanamo gusenga kubera iki ese dia iyo urebye abantu barimo bavuga yuko ari abakozi b'Imana ariko wajya kubona ukabona kuri izi mbuga nkoranyambaga bafite imyifatire nk'iriya mu by'ukuri wowe ku ruhande rwawe utigewe bimaze kungera ariko ingaruka ubona mu by'ukuri ibi bintu biteza muri sosiyete noneho by'umwihariko wowe ntukijijwe igihe cyose uranabivuga nge ntago nkijijwe nta n'uwo nzabeshya ngo ndakijijwe kuko ngewe nkora ibyaha ndabizi wowe ukora ibyaha none se kuki utabivamo
ako ngewe ntabwo nzajyaho ngo mbeshye umuntu ngo ngewe ndi umukirisitu waye gukizwa sibyo gukizwa ni mu mutima kuki utareka ibyaha se ibyaha se mbireka abo nakakwigiyeho nakwigiraho sibyo bari kunyereka ingeso mbi bari kuza ku mihanda bakatwereka amabuno bakatwereka ibyo umuntu afata kugira ngo abone iki ngo ayo mazi nimba ari amazi y'ibiki hari n'ibyo numvise nyine ngo by'amazi ngo n'ibitoki ngo n'amazi ngo reba umuntu w'umukozi w'Imana ujya kwigisha ibintu nka biriya noneho barajya byambabaje pe byambabaje kandi ubeje azaba ari gutitira kwa kundi yigira ngo ariko nyine urumva we aravuga ati jewe ndi umuhanuzi w'Imana ariko simbizi okay Imana ziba Sandrine usibye abantu batamuzi nyine aho bo hanze abeshya ngo ni umuhanuzi Sandrine nyine abantu abeshya n'abantu bo hanze sibyo baba bafite ibibazo byinshi bakeneye umuntu nyine ujya kubabeshya ngo arabasengera ariko Sandrine ntiyansengera ariko ashobora kuba akora biriya bintu asenga acyakoze ari ikiraro wenda gishobora kwambutsa abantu akanasenga akanazunguza amabuno akabwira abantu ko ibintu bituma umuntu wamera neza ari bitoki hawuze wabonye ikibuno atagifite ikibuno aragifite kandi yavuze ko ari ibitoki cyangwa nawe wagize ikibazo cy'uko we nta kibuno zirandamba ngewe ngenda gifite ariko ntago nakerekana kuri kamera nereka abantu ho gake oya nge ntago nakwerekana reka ntago biriya nabyerekana kuri kamera nge ariko wowe uba wambaye n'ipantaro nta kibazo ngemba nambaye n'ipantaro ntago ngewe wapfa kubona ikibuno cyanjye se reka nerekaneho gake wereka iki si birenge nambaye nsanze mu rugo nambaye ibirenge ariko we n'agapantaro wiyambariye kubera icyo ukunda kwambara amapantaro uri umugore cyangwa nawe ufite imisemburo y'abagabo oya nge ntago nkunda kwerekana amaguru yanjye n'amabuno yanjye ngiye amaguru yanjye arebwa n'umuntu turi kumwe kereke pari muri buze gukorana ntago nge njya kuri social media ngo nerekane ikibuno ese dia umuntu aramutse akumvise urimo uravuga bwa mbere urahamya yuko wowe uri umunyabyaha wikorera ibyaha niyo wiboneye n'uwo mugabo mushobora guhuza imbaraga ariko icyitonderwa uranenga abantu bitwa ko bavuga ko ari abakozi b'Imana mu yandi magambo umuntu abyumvise arumva ko abakagombye kuba bakwigisha ahubwo urimo urabigisha nkababona mu bintu bibi ubundi kubera iki nkababona mu bintu bidafite 12 umuntu aramutse akumvishe yakumva ko ukwiriye wowe ubwawe kuba ahubwo wajya kuba pasiterine kugira ngo mu by'ukuri aba bantu ubone uko bigisha neza none ikibazo urabiho abagore ubundi bari abagore bose wabonye bakoze biriya ari Sandrine nta bukirisitu bwe noneho nuri yavuye mu mungo nk'icumi ariko uriya we sinzi aho aturutse uriya w'inzobe uriya we nabo uriya w'inzobe avuye mu ngo nk'eshanu kandi ubona akajwi ke kameze neza kandi abagabo bamaze kumunanira abagabo bamaze kubana nabo ni 5 none se mana abantu ntibakaze kubiyoberekanyaho ku mbuga nkoranyambaga babiyoberekanyaho babereka kutujwi twiza baba baraciye ibintu ariko reka nkubwire ngewe nambe nanjye ndaza nkakubita ibyanjye nkabivuga sibyo ndaza nkakubita ibyanjye nkabivuga hano sibyo icyo ntagiye kukubeshya ariko ubona niyoberekanya wowe ntabwo wiyoberanya icyo ntagiye kukubeshya ariko ibibuno barabifite bose ni indangamirwa rwose zisobanutse berekanye ikintu cyitwa oya reka nkubwire Sandrine ariko ntujye mubona se oya Sandrine nsanzwe mubona sibyo aragifite ariko aragifite pe simbihakanye uriya ni indangamirwa ni indangamirwa yabigize umwuga kandi indangamirwa y'umukozi w'Imana ariko bamutwariye n'umugabo bira bintu uriya mugabo se nuwe umugabo nawe yari yaramushimuse nawe Pastor Mutesi afite yaravuze ati jewe uyu mugabo twararanye mu buriri imyaka iyo ahubwo reka nkubwire ubundi hari Sandrine
hari uriya bari kumwe n'uwo ngo nawe uri kumusubiza we ngo uri kuvuga ngo abana be bose ni bamwe bose se si bamwe hari n'umwe ufite umugabo kiriya kigurupe cyose wabonye nta n'umwe ufite umugabo reka bose ni indangamirwa ariko se niyo mpamvu ubu rero bari kuza kuri social media bakaza kwishakira ibirayi berekana amabuno noneho ba bagabo bo hanze bayabona bakarabya indimi bakarabya indimi turiya ndamukeneye Diane urabona ko cyokora abantu banabuze content niba ko babuze content content zarabuze pe ku buryo umuntu uvuga ngo arasenga afate umwanya we wo kujya kugura ikanzu igera hano akaza kwerekana kuri social media ngo arya ibitoki ngo umubiri wo koroha sibyo wabonye uburyo bambaye ziriya jipo zabo wabonye uburyo buri mugabo wese kandi iyo foto yabo ugize kwishyira ku kiganiro wabonye uburyo buri mugabo wese w'umunyantege nke ashobora guhita avuga ati koko hirya ya none se ubundi urabona bari abagore bataza gusenya ingo z'abantu benshi bakazimara bari abagore ariko ngo bakeneye abagabo rwose bakeneye abagabo ariko bari no kwangiza ingo z'abantu sibyo bubatse ese ubwo nkawe bibonye ntiwahita uva mu byawe ukajya kugura Sandrine oya jewe ntabwo najyayo wowe kuko uri umukirisitu ndabizi uri umukirisitu hano uri umuririmbyi wa gospel mikoro neza uri umuririmbyi wa gospel sibyo abagospel si benshi ni benshi none se ntabwo maze kubona ariko buriya ariko wowe kubera indirimbo zawe kugira ngo bakugushe byaba bigoye uzi ko na n'ubu nyumva indirimbo zawe uzi ko kugira ngo bakugushe byaba bigoye buriya nta urabona umugospo uza kukuganiriza ngo hanyuma se ntuza ntiyateye umwana w'imyaka 10 n'ingahinda wa wundi ufunze reka nkubwire mu by'ukuri Diane ngira ngo sinifuza yuko tuza no gukora n'ibiganiro birebire buriya turimo turanagana no ku musozo oya reka nkubwire ariko ndagira ngo tange inama tureke gusoza buretse tubanze tuvuge kuri aba bagore ntabwo ndashyirwa ndababwira mwabagore mwe mureke kuza ku mbuga nkoranyambaga mushaka gusenya ingo z'abandi kuko hari umugabo uzababona mwerekana ubwo bubuno bwanyu ayo ubwo busa bwanyu mu bukaraga ku mbuga nkoranyambaga ahita avuga ati mada nta kibuno ufite igerayo oya none huriya we akoze nikosa aravuga ngo hari umuntu usanga ngo afite ikibuno hano hepfo ngo afite n'ikindi mu mugongo bisobanuye ngo arimo aragira gute ni umwuka wa Satani umunyuzemo kugira ngo wa mugabo yari yibaniye n'umugore we neza ariko nanone mu by'ukuri ntabwo amutaze ajya gushaka bari zirandangamirwa zaje ku mihanda ntabwo abantu bose bari mu kimwe mwiteguye kwakira indangamirwa nshyashya ku mihanda mwazibonye ariko zirani indangamirwa nshyashya reka mbanze nkwereke urumva nk'ubu ngubu ureba ni abantu bakeya b'abagabo ushobora gusanga bafite izo za nyashi bakeya ariko se nyashi ariko reka nkubwire njye nayoze mvuga ngo content zabuze njyewe nabafite cano nubwo ntayo ngira Hakimana izayimpa cano ariko ngo abantu bashaka ari amabuno burango niyo bakeneye cyane nyine ari amabuno babagira ngo abadiaspora bayarebe bacumuzwe sibyo bohereze bakanda akanyenyeri bohereze amafaranga ko iyo bahaye ijambo ry'Imana batabireba ntago warabibonye indirimbo zacu baracyazireba ntago bazireba indirimbo zawe ariko ntago zijya ziva kuri hit oya bakeneye iki bakeneye ari amabuno reka nkubwire Satani ari gukora reka nkubwire hari ibintu ndi kubona biri kuzana guca kuri izi mbuga nkoranyambaga bigashaka kwica ama YouTube cha oya ntabwo biri kwica YouTube cha none umugore aragira sinabivuze umugore aragira arata umugabo we urumva za Gasanze akamutayo agahita ajya kuri cano ntavuze zitandukanye akajya kurira amarira ngo umugabo yamutaye kandi ari ukugira ngo yibonere iki abo bagabo Diane ibyo bintu uvuga byakagombye kuba bivugwa n'umurokore nyine sibibaho kubera icyo urimo urabivuga kandi wowe n'ibyo uburokore utanabyemera nyine sibibaho oya ngiye impamvu ndi kubivuga
ni ukugira ngo njyewe ntago nareba imyitwarire y'abantu bamwe mu barukuri ngo nanjye nakire mwami n'umukiza mwami n'umukiza sinamwakira ndeba aba bakozi b'Imana benshi turanaziranye ni n'amashuti yanjye ako ukareba umukozi w'Imana yambaye imenure arimo arakaraga umubiri we ngo njyewe nkonge ibitoki kugira ngo amabuno agira atetere ingorane zihari kami ka muntu ni umutima we akira Kristo nk'umwami n'umukiza aba bantu nk'uko urimo urababwiriza kandi ntago nzakizwa njyewe pe narabiretse numvaga nakizwa ariko narabiretse Diane wakijijwe ku bwanjye basi ku bwaza ndirimbo ukunda indirimbo zawe ndazikunda n'ubu none se hari imico mibi unziho ntayo nkuziho ngaho rero we kwanga guhinduka ku bw'abapagani reba impamvu ntashobora gukizwa njyewe nizi ndangamirwa z'abakozi b'Imana bari kuza njye ntago nabita abakozi b'Imana abiyita abakozi b'Imana b'indangamirwa ariko ntukigire ku bibi jya wigira ku byiza b'indangamirwa abiyita abakozi b'Imana bari kuza kuri iyi mihanda si hari uwo bigeze gukozamo intoki hariya muri Ararume kandi ari umukozi w'Imana bamukozamo intoki gutya se inyuma hahandi inyuma ya guest kandi yari amaze kuva kuri kamera ari kwigisha ubutumwa bwiza afite na Bibiliya ariko arangije ikiganiro nka 12:00 ahita yinyabye inyuma bakajya bamujabata n'intoki Yesu ubwo yahavuye ahubwo batamuzi kandi ngo ni mama pasiteri ariko hari uwo mperutse kubona hari ikiganiro nabonye mu mwanya ntabwo numvise neza niba wabivuze ari Sandrine cyangwa niba ari uwo mugore nabonye titre ivuga ngo jewe ndaryoshye kurusha uriya ngo kurusha uyu mugore ariko mbona hari ifoto ya Sandrine yego ngo aragize ate ngo araryoshye kurusha uyu mugore ngo araryoshye none se nawe ngaho nyumvira ibyo bintu bari kuzana ku mihanda Diane jewe ingorane zihari iyo bene abantu murumva ibyo bintu ari byo kuzana ibintu byo ku mbuga nkoranyambaga ngo njyewe ngo ndaryoshye uraryoshye suri kawunga uri igitoki uri iki Diane rero wari urimo ibya Theogene tubivuga igihe umwanya muto nta kibazo ubwo twakomeje kandi ikiganiro buriya kamera iriho niko Diane mu by'ukuri utigewe ntabwo nshobora gukora ikosa ryo gukizwa kubera mu by'ukuri aba bantu izi ndaya z'aba bantu bari kuza bavuga ko ari indaya z'abiyita abakozi b'Imana izi ndaya z'abagore bari kuza ku mbuga nkoranyambaga biyita abakozi b'Imana barangiza bakaza bambaye ubusa buri berekana amabuno yabo nge nakizwa gute nge ntago nakizwa Mani Sandrine yakoze ibintu binera iseseme nge narabibonye ndavuga nti uyu ni Sandrine ko nari maze Sandrine wari ufite icyumba koko niwe nitaba umuntu allo oui sawa urumva Sandrine yari afite icyumba mu Kiyovu ese ubimenya gute kandi udasenga Diane kandi ari ku nzira none se Sandrine atuye mu Kiyovu yarimutse yagiye ku Ruyenzi sinzi umugabo wamuhaye inzu ku Ruyenzi ese ko yabonye inzu yatuje akaguma hamwe ariko se inzu reka nkubaza inzu nakawunga ingo z'abandi barazisenye barazimaze barazimaze neza ubwo batangiye kuza berekana amabuno kuri channel zabo ngo dora ngo amabuno ngo njyewe ngo ndanyara ngo ibikini nibyo bira ni ibintu byo ahubwo leta ibi bintu izabihagurukire izabihagurukire se kubihagurukira kurenze gufunga amadini yose akabashize none uko yahagurukire leta uko yahagurukiye amadini nihagurukire n'izi ntuza channel zo izi channel oya mwana
nukuri none se uyobewe yuko izi cano nanjye yangirimo oye yawe yo ntago ikora ibintu bibi ntago ivuga ibintu bibi ariko izi cano uko yahagaritse amadini n'abakozi b'Imana biyoberekanye nukuri n'izi cano nibinjire mu kibazo cy'amacano ari hanze ahangaha biriya bintu ariko ni ibintu biri muri YouTube burya YouTube si inyarwanda YouTube ni inyamerika niyo ngiyo munuzi none se YouTube abantu abanyarwanda ntibayireba barazireba none se buriya umuntu wajya akareba umuntu ari kwerekana ikibuno YouTube ntizirebwa n'abana ariko si buriya nka bari abamama ntabwo baba bafite abana gereka nkubwire ngenda kwibariza ntabwo baba bafite abana hari ikibazo mfite genda kumva wagize ishyari ngewe nta shyari nagirira bariya ahubwo reka nkubwire kuko bariya ndabarenze kuri sibyo bariya ndabarenze biriya byose berekana ngo ibiki ngo amazi ngo ayo mazi ngo ibiki urabarenze nge ntago arayo nshakisha mu bitoki ntago ngewe ngombera guteka igitoki ngewe nifitiye ayanjye y'umwimerere nge ntago nyavoma ntago ngende nzajya hari nka Sandrine ngo nge kuzunguza ibuno ngo ntangwa amazi ngo uyishaka ngo amazi ngo kuri bitoki ngo ibitoki ukanywa amazi aho zayo manyagwa y'amazi none se ariko bonde mbabazi abatayafite ntibazubatse nanjye ndi kuvuga biriya ni ibintu bagakwiye kuza kwigisha abantu ko numva ari ikibazo mu by'ukuri kuza bambaye amamini uriya w'inzobe none atandukanye n'abagabo mana yanjye bagera muri 5 abagabo 5 bose ibaze nuko rekomeza 5 ubu ni gute abana babo bazajya bareba bira biganiro bakoze byo kwambara ubusa nkakuriye ufite umwana wenda tuvuga ufite umwana w'imyaka ubu nkawe ko wigereye gutya ugafata umwana wawe ukamushyira mu ndirimbo zawe yego uzi ukuntu biriya bintu nabikunze yego umwana wawe si we muririmbana erega Bibiliya iravuga ngo menyereza umwana wawe si we muririmbana umwana wawe yajya kuri cano ko wambwiye ati ngewe cano mfite cano zingahe imwe nyishyiraho indirimbo zanjye indi nkayishyiraho ibiganiro bisanzwe hanyuma ko bitandukanyije kwari ukugira ngo mu by'ukuri abantu ufite cano ushyiraho ibintu bibi oya nta cano oya ngewe mfite cano nyuzaho amakuru asanzwe hariho n'indirimbo n'ijambo ry'Imana ufite n'indi ushyiraho ibintu by'Imana nashatse kubivangura ku bantu bashaka indirimbo n'iyobokamana gusa unagira n'indirimbo nziza bakumva n'andi makuru abantu bajya bakurikirana indirimbo zawe kuri ya cano yawe kimanuka oya ni ubugingo TV n'ibishura TV iriho indirimbo mwabantu mwe nanjye ndazumva ndi umupagani ariko iyo ndi kuzumva hari ukuntu mba ndi kwitekera turayitwanye cyangwa zigufasha muri diro wabonye umuhigo ziriya ndirimbo ziramfasha niyo ngiye kujya mu kazi niyo ngiye kujya ahantu kereke pari umuntu amamagaye nzishyiramo urababaje ziriya ndirimbo zawe bivuze ngo no mu gihe wabonye umuhigo ni ukudunda mu bundi noneho uziyo nifite nk'uduhumbi veni ziriya ndirimbo zawe nzishyiramo nkasirimba noneho harimo ikintu bita injyaruhu akomane wazambabariye kuko ziriya ndirimbo zawe ugakora indi ndirimbo rimwe ukanshyiramo nafata igitambaro nkashyira mu mutwe nkategamo ugahinduka umurokore ariko nkabasha guceza ziriya ndirimbo zawe nzakubwira hariyo mfite vuba muri iyi minsi nzakubwira ahubwo nari buyikora uyu munsi none se reba nk'uriya mwana wawe uzi ukuntu wamutoje ingeso nziza yo kuririmba ariko abandi baraza ku mihanda bakatwereka ibibuno bakereka abana babo ibibuno nk'abo batakoze ese babuze content menya content zarabuze reka nkwereke iki kintu ibiganiro byarabuze pe ku buryo umuntu w'umubyeyi yaza gushyira amabuno ye hanze kwambara ubumini bugera ahangaha noneho Jackie nawe yababunurije ati ndabiyamye ku bana banjye kandi koko iyi mihanda tujye tuyizamo Sandrine nimba waravuze abana ba Jackie subutu ku bana abana bo umva abana bo ni stop oya YouTube yanabihagurukiye ubu kuza gukora ikintu kiri mu umwana umwana YouTube bahita bayisiba
umwana urazana umwana muri ubwo buraya bwanyu, uwo mwana abo bana ba Jackie mwabajyanagaye mwakoze ubwo buraya bwanyu, ubwo bugegera bwanyu bwo guhurumba mu badansipora, kandi ibi bintu ntubisibe byo guhurumba mu badansipora, mugahurumba mugasaba mukafotora ibibuno byanyu mugasabiriza, musabirize ariko abana bacu mubihorere. Abana umwana n'umuziranenge, umwana ntago ajya areba ibi bintu mwamuvuga sibyo. Uriya Sandrine nimba aravuze umwana wa Jackie, abana ba Jackie nako ntago ari n'umwe yakoze amakosa. Ubwo buraya bwe yabujyanye hirya akareka kuzana abana. Yaramusengeye se ubundi yamusengeye yabimusabye. Ibyumba bye nta muntu utarajyagamo, dore n'indazi iyo ruguru zajyagayo. Kiriya cyumba cye ubundi leta nihagurukire n'ibi byumba, kandi hari ahantu hakiri ibyumba. Mwana utaza kudusibira aho ngaho niho twari dusigaye tujya kuvomera. Hari ahantu hakiri ibyumba. Reka dusoze ikiganiro ubwo ugeze aho hantu utavaho ukadusibira. Hari ahantu hakiri ibyumba. Aho twajyaga tujya kuvomera reka tugushimire cyane, tambutsa nimero zawe za telefone. Urakoze cyane. Wakifuza inama, ibitekerezo, kandi nawe nk'uko wabivugaga niwumva rwose ntacyo bitwaye uzakora ku gacano nawe ujye ngewe ni mu ntwerere nkore cano yanjye nanjye. Urumva ni amafaranga make cyane. Bagutwerere bantwerere ngure ntuza ngure cano. Reka nimero tuyibabwire. Nanjye nkore cano yanjye. Nimero ni 0780 51 21 41. Umuntu nabwira nimero gutya ntazifate n'umwana yaba yazanditse. Reka tubashimire cyane, tuvuge ngo nakagaruka mu biganiro byacu.